Nongeye mbaha ikaze mwese mukomeje kudukurikira muherereye mu nce zigiye zitandukanye z'igihugu. Reka mbanze suhuza abo mu burasirazuba, mu burengerazuba, burasira bwaryo n'iburengera bwaryo, ndetse n'abaherereye mu mujyi wa Kigali mwese mukomeje kudukurikira hano ku Ifeza TV. Mubwira ko niba utarakora subscribe ugomba kuyikora vuba na bwangu, kuko igihe tuba dufite hano ni gito kandi tuvugiramo ibintu byinshi by'ingenzi. Kora subscribe nonaha. Kuri uno munsi tugiye kugaruka ku gikorwa cyabaye ku itariki 16 z'uku kwezi, ubwo ndavuga ku kwezi kwa Werurwe umwaka wa 2024. Ni igikorwa kidasanzwe aho cyahuruje abanyamuziki bavuye impande n'impande baje kwitabira igitaramo cyari cyakozwe na korali idasanzwe no mu rwunge rw'amashuri rwa Runyombyi ya mbere. Akenshi dusanzwe tumenyereye ko umuziki ukundwa n'urubyiruko, ariko muri icyo gitaramo siko byari bimeze, kuko n'abasaza, abagabo bakuze n'iyo nka bose bari bahuriye kwitabira igitaramo cyari cyateguwe na korali Calvary Singers. Igitaramo cyatangiye kurimbanya neza bagitangira isabato ku itariki 15, byageze ku itariki 16 aho ibintu byari byatangiye kuryoha. Amapublicité arimo akorwa ararikira abantu kuza kwitabira igitaramo, dore ko cyari igitaramo kigomba kwitabirwa n'abantu benshi batandukanye, ndetse harimo n'amadini yarafatanyije kuza guhimbaza Imana n'idini ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Aho ngaho harimo amadini atandukanye, arimo abakatolike, ni groupe y'abakatolike basengera mu rwunge rw'amashuri rwa Runyombyi ya mbere, ndetse harimo na groupe protestant ifite amakorali ari mu byiciro bitandukanye, ndetse yaje no kugira uruhare no muri icyo gitaramo cyakozwe kuri izo tariki 16 Werurwe, uko nabikubwiraga haruguru. Iki gitaramo cyatangiye ku isaha y'isa 8. Mu by'ukuri kijya gutangira wabonaga abantu benshi batarimo kumva neza uburyo kigiye gutangira, kuko isaha nyayo cyagombaga gutangira ku isaha y'isa 7, ariko kubera umwete muke w'abantu no kwitabira guke bagiye baza gahoro byageze mu masaha ya saa 9 ko kubona ko abantu batangiye kuza bisukiranya ari benshi baza muri icyo gitaramo. Korali Lukati bari bo bahanzwe ijisho kuri uwo munsi, dore ko bari bambaye neza nk'uko muri kubareba muri aya mashusho. Bari batebeje bameze neza, ndetse biteguye gutanga ubutumwa buturuka ku Mwami Yesu Kristo. Icyo gitaramo cyarakomeje ku buryo n'ayo makorali navugaga aturutse muri groupe zitandukanye nayo yaje guhabwa umwanya arahimbaza. Habanje korali y'abaprotestanti yitwa abaragwa ubwami bwo mu ijuru, ndetse aza gukurikiraho na Deliverance Ministry. Abo bose basusurukije abantu bari bamaze kuhagera muri aya masaha. Mbese mu kinyarwanda cyiza byari nko kwitegura gukaraba kugira ngo baze kubona neza uburyo bafata ifunguro rya korali Calvary Singers. Igitaramo cyarakomeje ku buryo nta muntu n'umwe yifuzaga no kuba yasohoka ngo ajye kunyara, kuko ibintu byaje kuba biryoha. Si urwo ruhande gusa tuza kurebamo mu nguni z'igitaramo cyagiye gikorwa, kuko turaza no kwibanda ku bantu bayoboye iki gitaramo, abanyabugamba bashyushya cyane igitaramo, by'umwihariko dusanzwe tumenyereye mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi, harimo Giovannis ndetse na Gabriel. Abo bose bari bafatanyije kuyobora ndetse no gusesengura iki gitaramo kugira ngo bagihe umurongo ngenderwaho kugira ngo kize kugenda neza, dore ko nabo ubwabo banyuzagamo bakaririmba uturimbo twiza dususurutsa abantu bakanezerwa. Calvary Singers nawo mwanya bari babonye kumurika ibihangano byabo bigiye bitandukanye. Yari DVD volume ya mbere. Abanyeshuri bari bakoze amateka muri iki kigo, kuko nta bandi banyeshuri bigeze baririmba muri iki kigo, by'umwihariko muri korali Calvary Singers, ku buryo bagaragaza amashusho yabo. Ariko kuri ino shuro, kuri promosiyo y'umwaka wa 2024, Calvary Singers nibo bambere bagaragaje ndetse banakoze iki gikorwa cyo kwerekana amashusho, kuko aribwo bwa mbere. Abashyushya rugamba rero bateguye ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, harimo akarasisi n'umukimbagiro udasanzwe byari byiganje muri iki kiganiro, cyangwa se gususurutsa abantu muri iki gitaramo. Byari ibintu bidasanzwe, kuko buri
umuririmbyi wese wari ukati wari uri aho ngaho yari afite uwe bajyana neza ku mukimbagira, bakimbagira nta gusobanya kuko bari barabyize neza baritoje. Cyari igitaramo kidasanzwe kuko abantu benshi bari baje gushimiramo Imana, dore ko na tayito cyangwa se inkuru rusange kugira ngo iki gitaramo kibe cyari uko gushima Imana kubw'ibitangaza bigiye bitandukanye Imana yakoresheje abo banyeshuri biga mu rwunge rw'amashuri. Si ibyo gusa kandi twaje no kuba tuganira n'abantu baje kwitabira iki gitaramo. Aha ngaha turi kumwe n'umuproducer ukomeye cyane amwita Jean d'Amour Pro. Twaje kuba tuganira atubwira byinshi bitandukanye ku buryo yabonye iki gitaramo aribyo byiganjemo ibi ngibi. Igitaramo wakibonye ute? Mbanje kubasuhuza mwese mukurikiye Ifeza TV1 and Radio. Iki gitaramo cyari igitaramo kidasanzwe, wabonaga ko ari igitaramo giteguye cyane ndetse cyatangiye ubona abantu batarafata ishusho neza y'igitaramo, ariko nyuma byaje kugenda neza ndetse abantu baza kubona yuko nyuma yo gukererwa ku masaha ku gihe bari bavuganye baje gusanga yuko hari icyari kibyihishe inyuma, kuko baboneye ibintu byinshi byiza kandi bidasanzwe muri iki gitaramo cya Calvary Singers. Abo ni bamwe mu twagerageje kuganira nabo batubwira ishusho, imisusire ndetse n'uburyo bagiye babona iki gitaramo. Byari ibintu bidasanzwe kuko na bashiki babo babateye inkunga zigiye zitandukanye, by'umwihariko ndashimira kuri korali nawe. Iyi nayo ni korali y'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi babarizwa muri ubu rwunge rw'amashuri rwa Calvary Munsi ya mbere, aho nabo bari bafite indirimbo nyinshi zitandukanye kugira ngo abenshi murabazi. Uturirimbo twinshi bagenda baririmba tugenda dutsika abantu imitima ndetse tukabanyura. Look at Calvary Singers twimbitse mu mateka yayo. Ni korali yaje kubivuka mu mwaka wa 2002 aho yashinzwe n'abanyeshuri bigaga muri ubu rwunge rw'amashuri rwa Runyonge ya mbere. Bari bagamije kuzamura by'umwihariko ingufu z'amakorali y'abagabo, dore ko icyo gihe mu Rwanda amakorali y'abagabo yari makeya cyane, kandi nanone bivugwa ko amakorali y'abagabo kenshi na kenshi yazamukiye mu bigo by'amashuri. Na Runyonge rero nayo ntabwo yatanzwe imbere mu kuba yagira abanyeshuri bagira umuhati n'umurava wo kuba batangiza umurimo w'Imana babicishije mu kuririmba n'amatsinda y'abahungu gusa. Iyo korali yarakomeje irakura igera ku gasongero ku buryo na n'ubu ngubu turimo kuvuga ibigwi byayo aka kanya. Ari nayo mpamvu yaduteranyirije aha ngaha kugira ngo turebe igitaramo yakoze cy'imbatura mugabo kidasanzwe. Abantu benshi barwaniye cyane ko iki gitaramo cyajya kuri YouTube channel, niyo mpamvu kirimo kunyura hano ku Ifeza TV1 kugira ngo buri umwe wese abashe kwihera ijisho, hanyuma dukomeze dusangire umunezero. Byinshi bitandukanye wamenya kuri iyi korali nuko ari korali igizwe n'abahungu 7 bagiye batandukanye, bose bafite inshingano mu itorero. Ntabyizera bamwe bakora ibikorwa by'ubuvuzi birimo kubwiriza muri iki kigo, abandi nabo bagenda bifashishwa mu bitandukanye n'ikigo kugira ngo babashe kugiteza imbere. By'umwihariko turabivugira ko korali iriho yafashije benshi mu guhindura abanyeshuri. Harimo abantu bari bafite ingeso zo kuba banywa ibiyobyabwenge, amatabi ndetse n'ibindi bitandukanye, ko bose baje kuba bahindurwa n'iyi korali. Gusoza reka nsoza mvuga ni korali Look at Calvary Singers, Imana ibahe umugisha kubw'iki gitaramo cyiza mwakoze. Gusa nanone iyi alubumu bagaragaje ndetse banashyize hanze reka nyitura abantu batandukanye barimo byibura abarimu bigishije muri iki kigo ndetse n'abakirimo kukigishamo. Reka nyiture abakunzi n'abantu bose baba barize muri iki kigo kugira ngo bihere ijisho bakurikiye Ifeza TV. Ndizera ntashidikanya ko mujye gukora subscribe kandi tukazajya turushaho kugenda tubana buri munsi. Reka nsoze mbashimira mvuga nti mukomeze gukora subscribe umunsi ku munsi, tujye tubana nta kibazo, ndetse uko ushobora no gukora like, share ndetse ugashyiraho na comment mu buryo bugiye bitandukanye, tugakomeza kubana umunsi ku munsi. Nitwa Tuyisenge Chrétien, nabashimiye cyane.